ikaze nanone muri update turacyari muri Tour du Rwanda uyu munsi yari etape ya gatanu abasiganwa ba just basiganwaga mu karere ka Rubavu bazenguruka ibice bitandukanye bigize akarere ka Rubavu byari ibirometero 82 gusa. Etape y'uno munsi yari ngufi cyane kuko yagizwe ibirometero 82 ikaba irangiye umudage Zemke Germain ukinira ikipe ya Lembe Ladnet ariwe ubashije kwegukana ino etape akaba umusore wavutse mu mwaka wa 2005. Ejo izaba ari etape ya gatandatu izaba iva mu karere ka Rubavu yerekeza mu karere ka Musanze ibirometero bigera ku 147. Ndagusaba kungumya kuba kuri NTM TV kugira ngo komeze ubone updates. Umukino w'amagare irushanwa